Yes, ibihe byiza wowe ukurikiye Ibiganza Media TV, nizere yuko aho uri umeze neza, ibintu ari fresh gatanu ku kandi. Rero twihuse cyane, hari inkuru itugezeho aka kanya cyane kandi ishimishije y'umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati. Murabizi ni saga nyinshi cyane, ni saga zagiye zibaho, ngira ngo ikiganiro cya mbere cyaprodinzwe ku Isimbi TV, cyaprodinzwe n'umunyamakuru w'Umurungi Sabe, aho haje uwitwa Kabayizi Fidawusi agaragaza yuko yahohotewe n'Uwihoreye Jean Bosco, ariko amurega kuba yaramusambanyije ndetse akanamusindisha bikamuviramo ngo gutwita cyangwa se kubyara impanga ebyiri, kandi akaba yaragaragaje yuko ngo izo mpanga ebyiri atigeze azitaho n'umunsi wa rimwe, ariyo mpamvu ngo byamurambiye, akaba agafata umwanzuro wo kuba yazamugaragaza ikibazo cyiwe mu itangazamakuru. Twihuse cyane rero, izo ni saga zagiye zibaho, ngira ngo murazizi, muba muri update abantu cyane muri iyi minsi, bameze fresh, ndabizera cyane gatanu kandi ari nayo mpamvu nyakwereka urukundo hano ku Ibiganza Media TV. Rero uyu Uwihoreye Jean Bosco ntabwo yigeze agaragara mu rukiko, cyakora yari yunganiwe n'umwe mu bavoka biwe bamuburaniraga cyangwa se bamubaga hafi mu miburanire yiwe, ari nayo mpamvu rwagaragaje nyine yuko isomwa ry'urubanza rw'uyu Uwihoreye Jean Bosco rwagaragaje yuko nyine rumugize umwere, nk'uko byagiye bigaragara hirya no hino. Amafoto ku gihe yaje agaragaza ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati, rusaba ko ahita arekurwa. Uti byari bimeze bite rero? Uyu Uwihoreye Jean Bosco, urukiko rukimara kugendera cyangwa se rukimara kubona ubushinjacyaha ibimenyetso butanga, bukaba bwaragendeye ku bimenyetso Fidawusi we yagiye agaragaza mu iburana rye, cyangwa se ubushinjacyaha nyine buburanira uyu Fidawusi. Urukiko rero rwanzuye yuko uyu Ndimbati agomba gutaha, bitewe n'uko ntabwo Ndimbati ikiriho cyo babonye, basanze rwose uyu Ndimbati ari umwere, kubera yuko ntago yaba yarasambanyije umwana utujuje imyaka 18, kandi ku bimenyetso Ndimbati atanga mu rukiko bikaba bihereza urukiko ibimenyetso simusiga yuko ibyo Ndimbati avuga ari ukuri, bityo bigashingiraho bifata umwanzuro wo kuba bamurekura. Ngira ngo murabibona kuri sikirini yanyu ku rukuta rw'Igihe, aho Ndimbati yagizwe umwere. Iyi nkuru yanditswe n'Ikaseyumva Emmy. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Uwihoreye Jean Bosco wamenyekanye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati, gusaba ko ahita arekurwa. Isomwa ry'urubanza ryabaye ku Gicurasi cyo kuri uyu wa 29/2022 ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ari narwo rwaburanishije kuwa 13/2022. Icyo gihe ubushinjacyaha bwasabiye Uwihoreye gufungwa imyaka 25. Ahantu hongera uhumve neza, icyo gihe Uwihoreye Jean Bosco aburana, ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka 25. Yabaye uregwa atari mu rukiko, bishatse kuvuga ko uyu mugabo Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se Ndimbati ntago yari ari mu rukiko kuri iyi nshuro. Icyakora umwunganira we Maître Bayisabe Irene we yari yitabiriye iburanisha. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha ntawitabiriye isomwa ry'urubanza. Wakwibaza ngo kubera iki ubushinjacyaha rutigeze rwitabira isomwa ry'urubanza rwa Ndimbati? Ese kuko hari amakuru rwari rufite yuko uyu Uwihoreye Jean Bosco ari buze kugirwa umwere? Ese koko niyo mpamvu yaba yatumye kuri iyi nshuro batitabira? Ibyo byose rero
turaza kugenda tubigaruka kuri aya makuru tugiye kukugezaho, ari nayo mpamvu rero turi hano kugira ngo tugumye kukugezaho inkuru zigiye zitandukanye hirya no hino gatanu. Kandi ku ruhande rw'ubushinjacyaha ntawitabiriye isomwa ry'urubanza, ari nabwo umucamanza yatangiye asoma uko iburanisha ry'urubanza rwa Uwihoreye ryagenze. Uyu mugabo akaba yari akurikiranweho ibyaha byo gusindisha umwana witwa Kabahizi Fidawusi, yarangiza akamusambanya bikavamo kubyara abana babiri b'impanga. Nubwo Uwihoreye adahakana kuba yararyamanye na Kabahizi, yavuze ko uwo mukobwa bahuye afite imyaka y'ubukure, mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko baryamanye akiri umwana. Ngere wumva ahantu shyira mu nyurabwenge nawe umwe wumve izi nkuru ziba zigiye ziducanga ukuntu. Ariko niyo mpamvu leta y'u Rwanda nyine bashyizeho inzego nka ziriya kugira ngo zidukorere ubucukumbuzi, zitugire mu kibazo cyangwa se zirenganura abanyarwanda. Uwihoreye yari yaragaragarije urukiko ko umukobwa bahuye yaravutse tariki ya mbere Mutarama 2022, bityo kuba bararyamanye kuwa 2 Mutarama 2020, uyu mukobwa yari yujuje imyaka 18 ngo y'ubukure. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwagaragazaga ko yavutse kuwa 2 yaravutse kuwa 7 Kamena 2002 nk'uko bwanagaragarije mu byemezo bitandukanye, ariko bikagenda bishidikanywaho. Urukiko rushingiye ku kuba Uwihoreye yarahuye na Kabahizi afite indangamuntu igaragaza ko yavutse ku ya 1 Mutarama 2002, rwasanze ko nubwo hari indi ndangamuntu igaragara ko yavutse ku wa 7 Kamena 2002, ikwiye guhabwa agaciro ari iyo uwo mukobwa yari afite igihe yahuraga na Uwihoreye Jean Bosco. Urukiko rwavuze ko kandi rutanyuzwe n'ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha byagaragazaga ko Uwihoreye yaryamanye na Kabahizi kuwa 24 Ukuboza 2019, aho kuba tariki 2 Mutarama 2020 nk'uko Uwihoreye yabivugaga. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite, rwemeza ko Uwihoreye ari umwere ndetse rutegeka ko arekurwa akimara gusomerwa. Ngira ngo mwabibonaga rero kuri screen zanyu. Niyo mpamvu rero tuba turi hano kugira ngo tubagezeho inkuru zigiye zitandukanye hirya no hino. Uyu Uwihoreye Jean Bosco rero akaba agizwe umwere mu gihe yari amaze ari mageragere atazi uko bizagera yihe n'uwo mushyikiraniza na Bosco. Ngira ngo nk'uwitwa Yago yabivuzeho. Yago nawe azi kutaginga agaragaza nyine intsinzi cyangwa se ibyishimo byo kuba Uwihoreye Jean Bosco yongeye kugaruka muri sinema. Ibi ni ibyo kwishimirwa, kandi mu by'ukuri aba ari ngombwa yuko Imana yitamurura nyine ikigaragaza. Rero ndagushimije natwe umunsi ku wundi, kandi ngomya kwibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi, kandi nkwibutsa yuko aho ibintu bitameze neza ujye wizera Imana nibigena isaha ku yindi, burya yicara ihindura ibintu. Dore uyu witwa Yago yanditse wawe shimye Imana cyane, we come back, indimbati arafunguwe. Yes broze, ibi ni byiza cyane, ugomba kumutaginga cyane ko nk'uyu Yago nanamushimira aho ari hose. Mu by'ukuri yigeze koko anyaruka agera imageragere aho uyu mugabo yari afungiwe, ari nayo mpamvu burya kubaho
tubana mu buzima tuba turimo isaha ku yindi. Rero ndagushimiye wowe twabanye, nakagaruka nkubitsa kujya kanda subscribe kugira ngo tujye tubana.